Yabani Legacy TV hanga turi kumwe na Symphony band y'Imana kabisa abanyarwanda ni uri press conference bari bagiranye na Ric Hassani bayitegura igitamo bazakora ejo bundi kuri Kigali Convention Center tariki enye. Mbere na mbere kamaze nsuriza abahungu banye Symphony wa rap man. Hey, very good. Umva hari ikibazo ngiye kubaza rero muri press conference ntabigeze bakibaza. Mujya guhitamo abahanzi bazabafasha Komfi na Neli Ngabo mwagende ku kintu kwekera mwahisemo. Twahisemo abahanzi tugendeye kuri jare z'imiziki bakora, ko Ric Hassani imiziki akora, Komfi, Neli Ngabo, Mike Kehura ni imiziki ijya guhura, ntabwo ari afrobeat cyane, injyana kenshi anita pop soul, ntabwo nyine urebye jare zabo zijya guhura, so twafasha abantu bajya gukora ibintu bimeze kimwe, turabaza kugira tuza keeping vibe imwe muri concert. Ya ubushobozi cyangwa se amafaranga tugendeye kuri cyo ngicyo bw'abahanzi dufite mu Rwanda cyangwa se amalebo ntago turagira ubushobozi buhambaye cyane. Hari abantu benshi bari kwibaza ndi kubariza abantu banje bashobora kuba bantumye ese Symphony niyo tarabizi nga mwateguye igitaramo ni mwabonye ubushobozi bwo kuvuga ngo muratumira Ric Hassani cyangwa se hari abandi bafatanya bikorwa bari inyuma babibafashijemo. Symphony twafatanyije n'abandi bantu ariko na igitekerezo cyabanje kuba icyacu n'imbaraga nyinshi n'uruhare runini, ikindi kiba connection n'abantu bashaka kuduconnecta na Ric Hassani. Kandi bazi ikibazo undi mupapa wanjye ahangaha twabonyemo Komfi yaramaze iminsi ari muri Komfi na Babu King mumuzanya ahangaha ntabwo mushobora gukeka ko bishobora kubazanya like nk'amakimbirane hagati ya Babu cyangwa se abandi bahanzi bashobora kuba bafitanye ikibazo nayo muri iminsi dore ko iyi minsi itamworoheye. Ndiye ndumva nta kibazo dushobora kugirana cyane ko the main purpose ntago ari iyo ndirimbo yabo cyangwa iyo saga byaba birimo, twamuzanye nk'umuhanzi usanzwe ufite indirimbo kandi abanyarwanda bakunda kugira ngo azabataramire. Ni icyo ngicyo. Amana umuhungu reka nawe nkugera ahangaha. Ric Hassani yavuze ko hari indirimbo mufitanye urimo gutunganya, ese ubu ngubu mwamaze kuyandika cyangwa igitekerezo kiracyari mu mutwe? Igitekerezo kirahari, so tugiye kujya kugishyira mu bikorwa mu kanya. Umbwire studio nze kubasura ni Joaquin muri buyikore? Ni ubiri inyuma. Ariko man hari ukuntu tubona amagroup akora uri umuntu tuvuge na mujya gusora mujya kwandika nk'indirimbo tu urese akandika verse ye. Muri Symphony mufite umuntu bandikira cyangwa buri wese yajya kuremba afite ibyo ari buririmbe? Nkuko mubizi Symphony twese nago turirimba. Joaquin niwe uririmba wenyine. Joaquin usigaye urimba ngo wenyine? Ko Joaquin kuki Imana yaguhaye impano nyinshi sha? Simbizi. Ntago mbizi. Okay, kanizero karirimbo kitwa Mutware mwagaragayemo muri video muna bacurangira Neli Ngabo. Iriya ndirimbo Kina Music yabaye ifungo rifatika cyangwa n'ubufatanye buraho ngaho busanzwe? Abahanzi barafashanya, nta muhanzi wakwishyuza undi muhanzi kuri service nk'iriya kuko ikintu twakoze natwe bakidukorera. Tumeze nk'abagana ku musozo w'ikiganiro cyo kujyana ahangaha. Hari abantu benshi bahangayitse kubona Ariel Ways yaravuye muri Symphony bakavuga bati hari ijwi twumvaga ry'umukobwa muri Symphony ibintu bikaryoha cyane, nubwo ntavuze ko n'ubiryoha n'ubwo muracyari on top man, muracyari groupe y'Imana cyangwa se abanyarwanda, nta mukobwa muteganya kuba mwavuga muti tumwonye tumwinjizemo? Nabaza ubwo ntimuramenyera se nta mukobwa uhari? Twashize imyaka 2. Okay, nizere ndahise ko mwamenyereye ubwo tumeze neza kabisa kandi n'abantu bakurikirana Symphony bameze neza, ibintu byayo biri mu buryo. Nk'umukobwa cyangwa se undi muntu ubasaba kwinjira muri Symphony amarembo arakinguye? Barabisaba ariko umuntu uzaba afite potential yo afitinga nyine muri Symphony. Ntago igihe cyayo kiragira, so nikigera azaza kandi tuzamubereka. So noneho dusoza ku bantu badukurikira ahangaha ni ikihe cyizere mwatanga bigeze kugikomozaho Moses akibabaza kuri Koffi Olomide uzazanga mu Rwanda? Mani bira ntiba byoroshye turabiza abantu nkangaha, hari ukuntu abahanzi baba bameze nk'abatanga ukuntu ariko hari live mwe mukora live music cyane, so niye ntuza ni nk'umwe uhe mwihariko mushobora kubwira umuntu kuri amatike mwatubwije nasigaye akabavuga ati amafaranga yanjye kujyana njyane kwa Koffi yajyanye kuri Symphony abahungu bacu aribo bayirira, nuhe mwihariko mwumva mufite? Ikintu kimwe buriya kwanza iyo umuntu agufana abagufana icyaza cyose naho umufana wabashobora kujya, so abantu bakunda Symphony n'ubundi barahari, haza aba Koffi 100 haza aba Koffi 1000 abantu bazaza kureba Symphony
barabizi nabo. Twagira aga-challenge kamwe simbaza Joachim muri mwese nkamaza aga-challenge kamwe. Dita twigendera kamwe gusa. Okay, kamere kuri ajya wowe anyabutse zina man. Nari ukuntu mu mutwe byabyivanze kubera ibintu byinshi. Etienne. Si ikintu bro. Ya Etienne man. Uransubiramo ngo scroll nyenye. Okay, kanje kuri Joachim. Uramvugira ngo tout ce que je sais que je ne sais rien. Subiramo numve. Tout ce que je sais que je ne sais rien. Ntabwo nabishobora. Bro kagerageza. Oya ntabwo nagashobora. Tout ce que je sais, c'est que je sais. Tout ce que je sais, que je sais rien. Bandika nkujyeho. Urabwira ngo nishi kibiri cyanyira bibiri mu mwaka kabiri. Rero nkubwire amagambo menshi yanditswe ngo aho kugira ngo ncumure imbere y'amaso ririya jisho ndiyangiye. Bro sako Okay, it's okay. Sako it's okay. Nta kibazo kabisa. Ubwiye gasoko kuraryoha hoze. Umuneke. Yaba Symphony. Jabless man gitaramo cyanyu kizitabirwa kabisa. Dawli troshi cyangwa abanyarwanda kabisa. Jabless man. Yeah man. I'm the operations and projects director of this place. So this place is a gallery. I can ask my ladies to give you the books of our catalogs. So we have different services of arts, actually. Music is also part of it, and also movies and art. So this is a 5-star gallery. So all of you are most welcome all the time, whenever you want to have anything that goes with art. So it's Ifundo Art. It means we have all the services about art. So Ric Hassani, we welcome you to this place, and we have actually everybody who is here is so excited to meet you among our staffs. So you're most welcome to Rwanda. Thank you. Bye. Thank you so much. So harakoze cyane. Hanyuma kugira ngo dusoze hari abanyamakuru Pasi afite urupapuro bagomba kwiyandikaho atazagira ejo ugira ikibazo. Murebe Pasi buri wese yandike ejo bundi atazagira uvuga ngo yabuze uko yinjira. Ndetse n'ubanza afite irindi tangazo agiye kutubwira tugeze mu mwanya w'amatangazo. Nashaka kubamenyesha ejo dufite ikindi gikorwa meet and greet. Abantu bose bifuza kuza gufata amafoto n'abayobozi bakunda muri intego kompi Mike n'abandi bantu benshi bazaba hari izaba ejo guhera saa 12 kuzamura kuri la villa aho meet and greet izaba. Dufashe iyi mipira dusobanure icyo sobanuye twayibonye. Peter. We are extremely very happy to see you here. I was just asking him, he's using Kinyarwanda. I don't know whether somebody is translating to you, and he's saying some very important things. You can see it's not by accident that I've lost my hair. It's just the days that I've gone through that take me a bit of other aspects of my physical features. So I'm the caterer in his house. I'm the chairperson, and my name is and the vision here is very big. We started this idea really to keep the artists together, to create a platform for them. I'm extremely very happy. So this vision is growing very big and so fast. So to see you here already in us reading these times is a very big honor. Please give me a clap for me. You would have chosen any other place. There are so many bigger places, beautiful places, but you won't find an art gallery, not even in East Africa like this, at this level. So it's a promotion of youth we are trying to build by creating a platform for them, a venue for them. So people like you encourage us a lot when you come and give them morale. So this is just the beginning, and in Rwanda we say nobody comes once. Believe me, the few days you have here, you realize that it was very short for you and you come back. So we want you to have Ifundo at heart. Ifundo means unit, it's a knot. And you know when you tie a knot, it means it's tied. And whatever is tied, people, that's why in marriages they say you are tying a knot. So Ifundo means a knot.
So we hope you keep Ipfundo at your heart. You promote Ipfundo in whatever you do, and wouldn't even mind if you compose a song or one of your whatever thoughts to Ipfundo. So we have different kind of art pieces. wipimisha se wipimisha hariya hano inyuma bagiye gukoresha irari You can say you are turning. That means you don't want to break your neck. So your last activity before you leave this place, please spend some 10 minutes and have a tour. We shall love it because it means a lot for us. And also we have a visitor's book. You will also drop a message for us to keep us encouraged. And we look forward to cooperate with you even further in the future ahead. And Nigeria is a very Nigerian to host a function here in less than 5 months. Cyenda ari ryacu ryabaye ejo baratubeshye nayo baduha ejo baratubeshye Parking Jones bamwe barayabaye from Nigeria again we had a similar function here and you are the third in such a short time. So we hope you are also blessing us further and you respect the good news about us and you also support us in any way you want. So when you look around you might fall in love with one artist, except I heard that in Nigeria at the airport you're not allowed to bring in an artist. They they protect their artists. But you're a very special person. But I heard about that. Yeah, but you're a very special person. You can even donate it. Thank you so much for your time. We treasure it and we love you. Thank you. Inyunganizi seconda rimwe umuvandimwe hano nawe bafite kanashaka kubabwira kababwira. Okay, so guys, we have the posters on the table. If you want Rick to sign an autograph on it, then for the shirt, there are just 20k Rwanda francs. Thank you. So, like the CEO of the exhibition said, Rick will be going around the exhibition to access them. So, thank you very much. Meet and greet in the villa and so ngaho mukuru mwakoze kuza mwakoze kwitabira hanyuma abartiste mwahaguruka kugira bafate ifoto mu bukwe bigende neza.